bwanjye. Ndasenze ngo uhindure uyu mugabo umuntu w'indashyikirwa muri sosiyete. Ndasenze ngo uhindure uyu mudamu umuntu w'indashyikirwa muri sosiyete. Ndasenze ngo uhindure uyu mukobwa umuntu w'indashyikirwa muri sosiyete. Ndasenze ngo uhindure uyu musore indashyikirwa muri sosiyete. Mana, duhindura ab'agaciro, tuba abantu babana n'umwuka w'Imana bakenewe mu gihe nk'iki ngiki, mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu tubisenze tubisaba, amen. Shalom, Imana ibahe umugisha, amen. Ubuzima bw'imibabaro uri kunyuramo, ubuzima bw'intambara uri kunyuramo, ubuzima bw'abo mu jimaka bagusiganiraho. Hari igihe uba mu buzima bw'agasigane ukaba mu buzima busiganirwa, ariko ubwo ngubwo buri gutegura icyo uzaba cyo ejo hazaza. Data mukundwa, nubana n'Imana neza, ibyo abantu badasobanukirwa, ibyo abantu batamenya, ibyo abantu batabasha gusingira, ngo w'Imana izabigusobanura, uzabihishukirwa, kandi ukoko kw'Imana. Data bakundwa, reka tutangire tuganira, ariko dushingire ku ijambo tugiye usanga hano. Ni igitabo cy'Itangiriro ibice 41 umurongo waho wa 37. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwiye. Haravuze ngo, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abwira abagaragu be ati, tuzabona he umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana yakweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Imana itugirire ubuntu cyane. Reka iri jambo risubiramo, riravuze ngo, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona he umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Imana itugirire ubuntu cyane. Icyama mu gihe cya none ukaba umuntu w'umumaro mu bandi. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite intego ivuga ngo kuba umumaro mu gihugu, kuba umumaro mu bandi, kuba umumaro muri sosiyete. Imana itugirire neza. Mu gihe nubwo Yosefu yanyuze mu bintu bikomeye, akanyura mu ntambara nyinshi, akanyura mu bintu bigoye byinshi bitandukanye, ariko mu gihe cye yabaye uw'umumaro. Imana itugirire neza, yabaye uw'umumaro. Mwifurije rero ko nawe muri sosiyete, mu gihugu, muri karitsiye, aho utuye, aho ugenda, mu rugo rwawe, uhinduka umuntu w'umumaro, kandi ukaba umuntu ugize gute, ukenewe. Imana itugirire neza. Yosefu ni umuntu wahuye n'intambara zitamworoheye, ni umuntu wahuye n'intambara zitamworoheye zari zikomeye pe. Yahuye n'intambara zo kwangwa na bene se kubw'ishyari bamugiriye kubera inzozi yagize gute, yarose. Inzozi zawe zishobora kukuremera abanzi, ariko kandi inzozi zawe zishobora kuvamo nanone ubutabazi bw'ubuzima bwawe. Izina ry'Imana yacu irihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga iki? Inzozi zawe zakuremera abanzi, ariko kandi mu nzozi zawe ni naho harimo umugisha w'ubutabazi bw'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mu nzozi za Yosefu hari harimo ibibazo bikomeye bitamworoheye, kugeza ubwo abavukanyi be bene se bamwanga, bakamugirira ishyari, bakamugambanira, bakifuza ndetse no kuba bamwica. Ariko kandi mu nzozi ze, haleluya, mu nzozi ze yaje guhinduka umumaro mu gihugu, abukenewe. Imana itugirire neza. Icyama nawe ukaba umuntu umwuka w'Imana ageze gute arimo, ukaba umuntu ukenewe, ukaba umuntu ushakishwa mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo dusomye hano ni ijambo rivuze mu gihe Yosefu igihe cye cyo kuba umumaro mu bandi cyari kigeze, kandi si ukuba umumaro gusa, ahubwo no kwibera umumaro mu gihe cye. Uzi ko hari igihe umuntu abamo, hari igihe umuntu abamo ugasanga nawe ubwe atigiriye umumaro, mbere yuko agirira n'umumaro abandi, ugasanga nawe ubwe ntiyigiriye iki, umumaro. Ariko nagira ngo mutangarize ngo Yosefu yabaye uw'umumaro
kuva ku itangiriro nubwo yanyuze mu ntambara yabaye uw'umumaro ndetse akanibera uw'umumaro, ndetse rimwe na rimwe n'umwuka w'Imana kubera yabaga ari kumwe nawe, Imana yagendaga imusimbukisha byinshi. Mwibuke ko inzozi ze zamugejeje mu kaga, ariko kandi inzozi ze zanamusimbukishije urupfu bene se bari bateguye, bavuze ngo nimureke tumwice turebe aho inzozi ze zizagira gute zizaherera. Mwene data mukundwa, uyu munsi wa none uhanganye n'umugambi ushaka kwica inzozi zawe, ushaka kwica inzozi z'icyo uzaba cyo, ariko nubwo bimeze bityo Imana igufiteho gahunda, Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana nizakundira inzozi zawe Satani azigira ubusa ngo azisese azice. Imana izabana nawe mu buryo bwose. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo iyo nama inezeza Farawo. Ni inama Yosefu yari amaze kugira Farawo ndetse n'abagaragu be. Farawo ni igihe yari yarose inzozi ndetse habura uwo kuzimusobanurira, habe mu banyabwenge bo muri Egiputa, habe no mu bakonikoni be, no mu barozi be, habura n'umwe wasobanura iki inzozi yari yarose. Ariko ngo Yosefu amaze kuhagera, Yosefu wabanaga n'umwuka w'Imana. Mwene data mukundwa, hano mfitemo ijambo rivuze ngo iki: ibyananiye abarozi, ibyananiye abakonikoni, ibyananira abapfumu ndetse n'abashitsi, nimureke tubane n'Imana. Umwuka w'Imana azarushaho kugenda agira gute abiduhishurira, tubihishukirwe, ndetse kandi mu kubihishukirwa duhishukirwemo n'inama zikwiriye zizagirira abandi umumaro, ariko zizanahindukira natwe zikatubera umumaro mu buzima bwacu. Mwene data mukundwa, mwifurije ko mu gihe cyawe wahinduka uw'umumaro, kandi ukaba uw'umumaro ukambera abandi umumaro, ndetse ukanibera umumaro nawe mu gihe cyawe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Mu gihe abanyabwenge bo muri Egiputa byari byabacanze, mu gihe abanyabwenge bari muri Egiputa byari byabayobeye, Yosefu we akihagera ibyari byabananiye byabacanze, ahagera umwuka w'Imana yamaze kugenda bimuhishurira, amuhishurira igikenewe muri icyo gihe. Mwene data mukundwa, nubana n'Imana neza, ibyo abantu badasobanukirwa, ibyo abantu batamenya, ibyo abantu batabasha gusingira, ngo w'Imana izabigusobanura, uzabihishukirwa, kandi ukuboko kw'Imana kuzabana nawe kugira ngo umenye ibyo abandi batazi, ndetse ubibabwire kugira ngo birabihindukirire iki umumaro. Inama ya Yosefu muri Egiputa yabaye y'agaciro gakomeye, nawe imugeza ku ntebe y'agaciro. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana, mwifurije ko wabana n'umwuka w'Imana. Iyo umwuka w'Imana ari kumwe nawe, iyo umwuka w'Imana ari kumwe nawe, akugira uw'agaciro mu gihe gikomeye. Nubwo Yosefu yanyuze mu ngorane, agahura n'intambara, akagurishwa akagurwa n'Abayishimayeli, Abayishimayeli bakamugurisha kwa Potifari, Potifari nawe yagerayo umugore we akamushoraho intambara, ndetse bikamugeza muri gereza. Akagera muri gereza, rikamubwira hari igihe inzozi zawe zizajya gusohora unyuze mu bikomeye byinshi bitandukanye, ariko biba biguhinduye uwo ukwiriye kuzaba we. Imana itugire neza. Murabizi ko nta muntu ugera ku rwego rwo kuba senateri mu gihugu ataranyuze mu mashuri akomeye. Ntabwo ushobora kuba umuntu ukomeye mu gihugu utarabanje kunyura mu bintu bigize gute bikomeye. Mwene data mukundwa, duhere ku bana bacu muri iki gihe cya none. Usigaye ubyara umwana akagira imyaka 2 umwohereza ku ishuri. Hari igihe umuntu ajya yitegereza, wareba utu twana tungana urwara tukiri dutoya, tukiva kwibere bohereje ku ishuri, wareba bariya batangiye kurwana n'ubuzima. Nukuvuga ngo batangiye kurwana n'inzozi zabo, nukuvuga ngo bahanganiye n'inzozi zabo mu kujya ku mashuri. Bahurirayo n'ibibazo, bahurirayo n'abana b'abanyabwenge, bahurirayo n'abana babarwanya, mbese ugasanga ibintu zabo nibigenda neza. Ariko ejo yasoje avuye ku ntebe y'ishuri, yagiye mu kazi, batangiye kumwita nyakubahwa, batangiye kumwita umuntu ukomeye. Mwene data mukundwa, mbese za nzira yanyuzemo zihinduka amateka yaho yagiye agize gute aca. Nawe nagira ngo ngitangarize ngo ubuzima bw'imibabaro uri kunyuramo, ubuzima bw'intambara uri kunyuramo, ubuzima bwabo mu jimaka bagusiganiraho, hari igihe uba mu buzima bw'agasigane ukaba
ukaba mu buzima busiganirwa, ariko ubwo ngubwo buri gutegura icyo uzaba cyo ejo hazaza. Imana itugirire neza. Ntukinubire ubuzima unyuzemo, nubwo nyine butoroshye sinabukwifuriza, ariko kandi ntukinube cyane. Ujye umenya mu gihe cyose niba uri kugendana n'Imana, ukaba uzi ko uri kumwe n'umwuka w'Imana, ukaba uzi ko Kristo ashimye kuba muri ubwo buzima, nagira ngo utangarize ngo buri kugutegura uwo uzaba we, uri kugutegura icyo uzaba cyo, uri kugutegura ibyo ejo uzaba uri byo. Imana itugirire neza. Yosefu nubwo yanyuze muri izi ntambara, agahura n'amagorwa, agahura n'amageragezwa, agahura n'intambara zitamworoheye, ariko zamuteguraga kuzaba Yosefu w'umutware utwaye Egiputa. Imana itugirire neza. Ijambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo nuko iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be. Farawo abwira abagaragu be ati, twabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Mwene data mukundwa, niba waragize amahirwe umwuka w'Imana akaba ari muri wowe, musigasirishe, murindishe ijambo ry'Imana, umurindishe gukiranuka, umurindishe kwanga ikibi n'igisa n'ikibi, umurindishe kwanga ibyaha, kuko ikimura umwuka wera mu muntu nta kindi ni ibyaha. Ibyaha nibyo bishobora kwirukana umwuka wera mu muntu, kandi mbabwire ko ibyaha ni bibi. Umwanditsi w'Imigani ibice byawo 14 ku murongo wa 34 yavuze ijambo rikomeye ravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Nagira ngo mbwire ngo gukiranuka kwa Yosefu kwamushyize hejuru. Yarakiranutse. Iyo undi mupagani aba yaraguye kwa Potifari, aba yararyamanye na muka Potifari, ariko gukiranuka kwa Yosefu nubwo rimwe na rimwe kwamujyanye muri gereza, niko bamwe babibona, ariko kwamuteguraga kuzamushyira hehe? Hejuru. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikakoza isoni amoko yose. Mukundwa, wowe nkurikirana uneza amatwi buri munsi, we tuganira ijambo ry'Imana, nagira ngo mbwire ngo mu ntambara zimwe uzarwana uharanira gukiranuka. Gukiranuka kwawe kuzagushyira hejuru. Nubwo rimwe na rimwe kugira ngo dukiranuke bidusaba kunyura ahantu hagoye, hari igihe gukiranuka, iminsi gusaba gukiranuka, Imana itugirire neza, iminsi dusaba gukiranuka, ariko kandi turi mu minsi twari dukeneye ibyo twari dukeneremo, ariko iyo minsi kavuga ngo kiranuka. Ibaze ko wari ukeneye amafaranga, ariko gukiranuka kwa kugira ngo nuyemerewe ugomba kuyareka kuko saa yawe. Mbese icyo gihe birakubunye, biranakubabaje, ariko biri kugutegura kuzagushyira hehe? Hejuru. Niyo mpamvu nunze biri jambo rivuze ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikakoza isoni amoko yose. Nagira ngo mbwire, gukiranirwa kwa bene se wa Yosefu, nukurikirana amateka yabo uzasanga byagiye bibakoza isoni. Bamwe byabambuye ubutware, bamwe bibambura agaciro bitewe n'ibyo bagiye bakora kubera ibyaha bagize gute bakoze. Ibyaha bikoze isoni amoko. Imana itugire neza. Jya wirinda ibyaha kuko nta cyiza cy'ibyaha, jya wirinda ibibi kuko nta cyiza cy'ibibi. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo twinjira ku musozo w'iki kiganiro. Yosefu Farawo amaze kubaza abagaragu be, ababaza ngo mbese twabona hehe umuntu umeze nk'uyu? Mukundwa, icyama ukaba umuntu isi yifuza muri iki gihe cya none, icyaba ukaba umuntu igihugu cyifuza muri iki gihe, icyaba ukaba umuntu sosiyete yakenera, icyaba mu mudugudu urimo ukaba ari wowe ntangarugero ndetse akaba ari wowe ndashyikirwa mu gihe nk'iki ngiki, ukaba umuntu ukenewe mu itorero, ukaba umuntu ukenewe mu bandi, icyama muri iki gihe ukaba umuntu ugize gute? Ukenewe. Yosefu yabaye umuntu ukenewe mu gihe cye. Ntabwo turi kuvuga noneho rero Yosefu ukenewe, turi kuvuga umugabo ukenewe muri iki gihe cya none. Hakenewe umugabo ukwiriye kubana n'umwuka wera, umwuka wera akaba muri we, umwuka wera akamubera umutsinzi, umwuka wera akamubera imbaraga, umwuka wera akamubera iki? Ibyiringiro. Akazamutambutsaho abandi batagize gute? Badatambuka. Imana yacu nitugirire neza. Imana iguha umugisha. Icyama ukaba umuntu ugize gute? Ukenewe muri sosiyete. Nuko Farawo yabajije, mbese muri iki gihugu cyacu twabona hehe umuntu umeze nk'uyu? Umuntu umeze nka Yosefu, umuntu ufite indangagaciro nk'iza Yosefu. Yosefu wirinze gusambana kandi yari yifujwe n'umugore w'umuntu ukomeye. Bivuze ngo nawe mu yandi magambo twavuga ko yari agiye kuba ukomeye, ariko ukomereye mu byaha.
ni amahirwe y'umunyabyaha, ahubwo amahirwe ni ay'umukiranutsi. Yosefu arabyirinda. Umuntu ufite indangagaciro nk'iza Yosefu twamukura he? Dukeneye abantu bafite indangagaciro nk'iza Yosefu, abantu bafite indangagaciro zibuza ibyaha, abantu bafite indangagaciro zibuza ikibi, abantu bafite indangagaciro zikunda ibyiza, zikagundira ibyiza ndetse zikaba zanabipfira. Imana itugirire neza. Abo bantu nibo bakenewe muri sosiyete. Abantu bafite indangagaciro za Mwuka Wera, abantu bafite indangagaciro zijya inama, zigira abandi inama, zitabagira ikibi. Yosefu yagiriye abo muri Egiputa inama bitewe n'inzozi uyu mugabo yari yarose, uyu mugabo wa Egiputa Farawo. Ariko indangagaciro za Yosefu nizita ko ari muri Egiputa, atari mu gihugu cy'iwabo, ahubwo agenda aba umuntu ukenewe kuko arafite indangagaciro z'inama nziza. Indangagaciro ze zanejeje Farawo, zinezeza abagaragu ba Farawo. Baravuga ngo nta muntu twabona umeze nka Yosefu. Ngo nuko Farawo abwira Yosefu, aramubwira ngo kuko Imana ari wowe yeretse ibi byose, nta wundi muntu w'umunyabwenge muhwanyije ubwenge uretse wowe gusa. Icyo gihe rero akimara kumubwira ibyo, byamuhesheje amahirwe yo kwegurirwa igihugu cya Egiputa. Mukundwa mwene data, bya bindi umaze igihe warabuze, bya bindi umaze igihe ukeneye ntusingire ntubone, Imana igiye kubigusingiriza bitewe n'indangagaciro ziri mu Mwuka Wera. Umwuka Wera ukuyobora kwihuza ikibi, Umwuka Wera ukuyobora kugundira icyiza, Umwuka Wera ukuyobora kugira abandi inama, Umwuka Wera ukuyobora gusengera abandi, Umwuka Wera ukuyobora kuririra abandi, Umwuka Wera ukuyobora gufasha abandi, Umwuka Wera ukuyobora gutabara abandi. Uwo nguwo niwe ukenewe. Umuntu umeze nka Yosefu, umuntu ufite indangagaciro nk'iza Yosefu, niwe ukenewe muri sosiyete, niwe ukenewe mu bavugabutumwa, niwe ukenewe mu bahanuzi, niwe ukenewe mu bigisha, niwe ukenewe mu babwirizabutumwa, niwe ukenewe mu bakristo, niwe ukenewe aho ugenda hose. Umuntu ufite indangagaciro nk'izi zibuza ibyaha, zibuza ikibi, zigundira ibyiza, zirwanirira abandi intambara, zirwanirira abandi ishyaka. Imana yabera itugirira ubuntu. Mwene data, hinduka ukenewe mu gihe cya none. Mwifurije kuba umuntu ukenewe, umuntu uneshesha icyiza akakineshesha ikibi, niwe ukenewe. Imana yabera iguhe umugisha. Reka dusenge dusoza. Imana igumugisha. Turagushimiye Mana. Iri jambo ritweretse ko Yosefu yabaye indashyikirwa muri Egiputa. Mu gihe abakonikoni byari byabayobeye, mu gihe abapfumu n'abashitsi byari byabayobeye, mu gihe Mwami Imana iri mu ijuru imbaraga za Egiputa zari zayobewe, ariko Yosefu aboneka ari indashyikirwa, aboneka ari umuntu ukenewe, aba umujyanama mwiza. Mana, muri iki gihe cya none, muri iyi minsi turimo igoye, iminsi y'amakuba, iminsi y'ibigeragezo, iminsi y'intambara, iminsi y'ibyago, iminsi y'amageragezwa atandukanye, ndasenze ngo uhindure uyu mugabo umuntu w'indashyikirwa muri sosiyete. Ndasenze ngo uhindure uyu mudamu umuntu w'indashyikirwa muri sosiyete. Ndasenze ngo uhindure uyu mukobwa umuntu w'indashyikirwa muri sosiyete. Ndasenze ngo uhindure uyu musore indashyikirwa muri sosiyete. Mana, duhindura ab'agaciro, tuba abantu babana n'Umwuka w'Imana, bakenewe mu gihe nk'iki ngiki. Mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu tubisenze tubisaba, amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.